turareba izahabu. Izahabu rero iyo waryeretswe cyangwa mu nzozi wari rose bishushanya ibintu 12. Icya mbere izahabu ni ubutunzi. Icya kabiri izahabu ni ubwibone. Icya gatatu izahabu ni ukurama. Icya kane izahabu ni ugutungana. Icya gatanu izahabu ni ibigeragezo. Icya gatandatu izahabu ni ubwami. Icya karindwi izahabu ni umutako. Icya munane izahabu ni igihenze. Icya cyenda izahabu ni ukubengerana. Icya cumi izahabu ni ikamba. Icya 11 izahabu ni ikigirwamana. Icya 12 izahabu ni ihuru. Ihuru bisobanura ngo delika, quelque chose qu'on peut prendre avec délicatesse. Délicatesse ikintu cyangirika vuba ukagifata witonze babyita ihuru. Izahabu ni ihuru. Turayishuye 17 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa gatanu. Hari ibintu bitandatu biranga ico kintu. Icya mbere yari yicaye ku mazi menshi, ni cyajaga gushushanya antikristo. Nubangwa icya mbere ni ukwicara ku mazi menshi. Icya kabiri ni ukwicara ku nyamaswa itukura. Icya gatatu ni ukwambara imyenda y'imihemba n'imihengeri. Icya kane ni ukurimbishwa izahabu y'igiciro cyinshi n'amabuye y'agaciro n'imaragarita. Icya gatanu ni ugufata igikombe mu ntoke ze noneho kikaba kirimo ibizira n'imyanda yose ivuye mu busambanyi bw'uwo maraya. None icya gatandatu ni ukuvuga ngo yari afite izina mu ruhanga, byari amayoberane bivuga ngo Babuloni ukomeye, nyina w'abamaraya bose ndetse n'ibizira byose byo mu isi. Bisobanura ngo izahabu hariya ni umutako. Ushobora kurota uri kugura izahabu. Ushobora kurota bari kuguha izahabu. Ushobora kurota uri gutoragura izahabu. Ushobora kurota noneho bakwiba izahabu. Icyo gihe urebera muri biriya by'ijambo ry'Imana rivuga niwere ko izahabu uzashakire muri ibi bintu ko ari 12. Nibitaboneka muri 12 ngo bibe ubutunzi, bibe ubwibone, bibe kurama, bibe gutungana, bibe kunesha ibigeragezo, bibe ubwami, bibe umutako, bibe igihenze, bibe kubengerana, bibe ikamba, bibe ikigirwamana, bibe ihuru, uzamenye ko wavangiwe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Twakira abantu muri Amerika, abantu muri Aziya, Europe, Australia, abari mu biyaga bigari mwumva ikirundi n'ikinyarwanda. Tubakiriye kuri channel ya gusenga everyday, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha kandi tubashimira ko mubana natwe ku manywa na nijoro. Nkuko mubona kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pasiteri Mpazibirego. Uraho Pasiteri? Mwaramutse neza. Amakuru yawe? Turakomeye. Imana igumugisha kuba witabiriye ubutumire bwa gusenga everyday, tukaba tukwakiriye. Watangira usenga Imana nkuko channel yacu yitwa gusenga buri munsi. Imana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza uyu mwanya mwiza, umwanya w'icubahiro duhaye wo kugira ngo dusagire ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe duha amasezerano ko ari ryo kurya byera. Ndagushimiye ko ubutumwa bwiza waduhaye ari inshingano ya buri wese kugira ngo tubwamamaze mu mahanga yose, abantu bakumenye, Yesu Kristo amenyekanye ku isi yose. Ndagushimiye ko twemerera umwanya mwiza w'ingezi ngo tuganire ijambo ryawe rigere ku bantu benshi kubw'imbaraga zawe, inyuma imitima ya benshi abaryumva uyu munsi wa none, rigiraho bibakura kandi rigiraho ribageza, kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi byome kuri buri wese, kandi buri wese akangukire gukora umurimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Tugarutse rero mu kiganiro Pasiteri, tukaba tukwakiriye kuri gusenga everyday. Giye kureba ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cha Daniel, umuhanuzi Daniel, igice cha kabiri umurongo wa 31 turageza kwa 35. Kumva uko hatubwira. Igitabo cy'umuhanuzi Daniel ibice 2 umurongo wa 31 kugeza 35. Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini, kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari giguhagaze imbere, kandi ishusho yacu ikaba yari iteye ubwoba. Nuko icyo gishushanyo
umutwe wacu wari izahabu nziza, kandi igituza cyacu n'amaboko yacu byari ifeza, inda n'ibibero byacu byari imiringa, amaguru yacu yari ibyuma, n'ibirenge byacu byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba. Urabyitegereza ugeza aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoke ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo cy'ibyuma n'ibumba rirabimenagura. Nuko ibyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu biherako bimenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira muki, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishikizo, maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Turaganira ku ijambo izahabu. Hari igihe umuntu ashobora kurota abona izahabu, hari igihe umuntu ashobora kurota bamuhereza izahabu mu ntoke, hari igihe umuntu ashobora kurota agura izahabu, hari igihe umuntu ashobora kurota apima izahabu. Tabanza ku ijambo rya mbere, izahabu nk'ubutunzi. Nebukadineza yarose inzozi, abona igishushanyo kinini giteye ubwoba. Inzozi iramuyobera, ariko Daniel araza agiye gusobanura inzozi aho twatangiriye, aravuga ngo nyagasani wabonye igishushanyo koko, ariko umutwe wacu wari izahabu, naho igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru yari ibyuma, ibirenge byari igice cy'ibyuma n'igice cy'ibumba. Aravuga ngo umutwe wawe ari izahabu. Ariko dusomye ibice n'umurongo wa 17 kugeza no kugenda 2, havuga ko Daniel yasobanuye inzozi z'igiti Nebukadineza yabaye cyo. None ijambo ry'Imana riravuga ngo igiti kirakura kigera ku ijuru, ubushorishori bwacyo burazamuka, ariko cyari gishishe gifite amababi. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo inyamaswa zose zo mu isi zazaga kugama munsi y'igicucu cy'icyo giti, ariko n'ibisiga byose n'inyoni zo mu kirere byabaga mu mashami y'icyo giti. Noneho rero cya giti cyashushanyaga Nebukadineza, cyashushanyaga ko ubutunzi bw'i Babuloni bwamenyekanye ku isi yose, kandi ubutware bwa Nebukadineza bukagera ku mpera y'isi. Ni ukuvuga ngo yerekwa icyo giti ko cyagaburiraga amahanga. Izahabu ni ubutunzi. Yari afite ubutunzi bukomeye. Iyo bavuga inyamaswa zazaga kwisha mu gicucu cyacu, bisobanura ngo n'abantu bagaburirwaga n'ubutunzi bwa Nebukadineza, kuko niwe waje kugereranywa n'icyo giti. Daniel avuga ngo icyo giti ni wowe. Inyamaswa zose zarazaga zikisha munsi y'igicucu cy'icyo giti, n'inyoni n'ibisiga byose bikaba mu mashami yacyo, ngo bikagaburirwa nacyo. Nuvuga ngo abantu bose bo mu mpande y'isi bazaga gushakira ubutunzi kuri Nebukadinezari. Nuvuga ngo izahabu ni ubutunzi. Kabiri, izahabu ni ubwibone. Abami ba mbere ibice 10 umurongo wa 14 haravuga ngo izahabu yajaga kwa Salomo yari zahabu itaranto 666, kuko Salomo nawe yabaye uwa kabiri wo kuzuza ikimenyetso cy'ubwibone ku isi 666, nk'uko bavuga muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 25 ngo nubwo abantu baba beza bate, na Salomo yari afite ubwiza buruta bw'abantu bose, kuko yambaraga kurusha abantu bose. Ngo ariko ntabwo yigeze asa n'akarabyo kamwe ko muri ubu mubona bwira bukuma bugacibwa. Nuvuga ngo Salomo yagize ubwiza bukomeye, ariko kuko yari afite ubutunzi, abantu bamutura amaturo bamugereranya ngo izahabu yajaga ku mwami Salomo yari itaranto 666, nawe aja mu ishusho yo kwigereranya n'Imana 666. Nuvuga ngo ni ubwibone. Izahabu igice cya mbere ni ubutunzi, icya kabiri ni ubwibone, icya gatatu ni ukurama. Hariya mu Bakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo waho wa 12 havuga ngo
izahabu igipimo cy'izahabu bamwe imirimo yabo izaba izahabu, abandi izaba ifeza, abandi bizaba ibiti, abandi bizaba ibyatsi, abandi bizaba ibikenyeri. Izahabu hariya ishushanya kurama. Ikintu kirama gishushanya izahabu. Icya mbere izahabu ni ubutunzi, icya kabiri izahabu ni ubwibone, icya gatatu izahabu ni ukurama. Hari icya kane izahabu ni ugutungana. Usomye mu Migani ni ibice 27 umurongo wa 21 haravuga ngo uruganda rutunganya ifeza kandi itanura ry'umuriro naryo rigatunganya izahabu. Umuntu ageragezwa n'ibyo bamwogezamo. Ni ukuvuga ngo hariya niba uruganda rutunganya ifeza, noneho itanura ry'umuriro rigatunganya izahabu, harabisobanura ngo ugutungana. Ingingo ya 4 ugutungana. Noneho hariya ingingo ya 5 n'ibigeragezo. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ubutunzi, icya kabiri ni ubwibone, icya gatatu ni ukurama, icya kane ni ugutungana, icya gatanu ni gutungana, icya gatanu ni ibigeragezo, gatandatu ni ubwami. Hariya muri Matayo ibice 11 abanyabwenge batatu bavuye iburasirazuba baje kureba umwami Yesu wavutse. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bageze i Yerusalemu barabaza ngo umwami w'abayuda wavutse arihe. None ijambo ry'Imana hepfo aravuga ngo bagiye basanga inzu imwe, babona nyina Mariya, binjira mu nzu. Bari bafite amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Ku murongo wa 11 hasobanura ngo ari amaturo, yari amaturo yo gutura ubwami, ari amaturo y'ibwami, yari asanzwe atangwa ku bami bose b'icyo gihe. Na Yesu nawe kuko yari yahanuye ko ari umwami w'abayuda, n'abanyabwenge nabo baje babaza ngo umwami w'abayuda wavutse ari hehe. Noneho binjira mu nzu. Luka ntabwo yavuze ngo binjiye mu nzu kuko ababonye Yesu Kristo amaze kuvuka mbere bari abashumba, ariko kuko Matayo yari umuyuda byari bigayitse kumva ko umwami uje kuyobora ubwoko bukomeye yaba yavukira mu kiraro cy'inka. Luka aravuga ngo abashumba nibo bamubonye mbere, kandi ngo yavukiye mu kiraro cy'inka kuko bari babuze icumbi i Betelehemu. Ariko Matayo aravuga ngo abanyabwenge bo nibo barayikwiye kureba Yesu ko ari umwami w'ubwoko bukomeye. Baraza, bari bafite impano, bamutura amaturo y'izahabu n'icome n'ishangi. Noneho bawuzwa n'umwami Yesu gusubira kwa Herode. None ijambo ry'Imana hano riravuga ngo izahabu risobanura ngo gutungana, izahabu risobanura ngo ibigeragezo. Ariko hariya muri Matayo 2:11 izahabu bisobanura ngo ubwami. Noneho turebe 7 umutako. Izahabu ni umutako. Ibyahishuwe igice cya 17 kitubwira kiti umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5 aravuga ngo umwe muri baba marayika 7 bari bafite zanzarya ngwi arambwira ati ngwino nkwereke iteka maraya azacirwaho. Aramanuka yicara ku mazi menshi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe wasambanaga n'abami b'isi, abami bo mu isi bagasinda inzoga aribwo busambanyi bwe. Noneho aragenda yicara, uwo nabonye yari yicaye ku nyamaswa itukuye, yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Noneho yari yambaye imyenda y'imihengeri n'imyenda y'imihemba, yari yambaye arimbishije izahabu n'amabuye y'igiciro n'imaragarita. Noneho yari afite igikombe mu ntoke ze. Icyo gikombe cyari cyuzuye ibizira n'imyanda yose ivuye mu busambanyi bwe, kandi yari afite mu ruhanga izina ry'amayoberane byanditsweho ngo ni nawe abamaraya bose n'ibizira byose byo mu isi. Harano kuvanga izahabu isobanura ngo umutako. Icya kabiri noneho yari yicaye ku nyamaswa itukura, yari ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Icya gatatu yari arimbishijwe izahabu, noneho imaragarita n'amabuye y'igiciro, kandi noneho yari yambaye umwenda w'umuhemba n'umuhengeri. Ikindi yari afite igikombe mu ntoke ze cyari cyuzuye ibizira n'imyanda yose ivuye mu busambanyi bwe.
noneho ikindi yari afite izina ry'amayoberane mu ruhanga ryari ryanditsweho ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Igice cya mbere, izahabu ni ubutunzi. Icya kabiri, izahabu hariya ni ubwibone. Icya gatatu ni ukurama. Icya kane ni ugutungana. Icya gatanu ni ibigeragezo. Icya gatandatu ni ubwami. Icya karindwi ni umutako. Umutako w'izahabu ni ukuvuga ngo izahabu ni umutako. Icya munane noneho hariya izahabu ni ikintu gihenze. Usomye Petero ya mbere igice cya gatatu umurongo wa gatatu, abirimbishaga imitako y'izahabu noneho bigatuma bishira hejuru ari ubwibone. Ni ukuvuga ngo hariya bisobanura ngo igihenze, imyenda ihenze izana ubwibone. Petero yandikiraga ab'itorero rya mbere ko abenshi barihimbiraga kurimba mu myenda ihenze, bagahirimbana bagura barugira amarushanwa y'imyenda ihenze, noneho bakayegeranya n'igiciro cy'izahabu bigahinduka noneho ikintu gihenze. Icya cyenda hari izahabu ni ukubengerana. Amaganya Yeremiya ibice 4 umurongo hariya wa mbere avuga ngo abengerana nk'izahabu. Hariya 10 ni ikamba. Ibyahishuwe 4 umurongo wa 4 haravuga ngo nabonye iyo ntebe, ngo kandi iyo ntebe yari izengurutswe n'izindi ntebe 12, ngo izo ntebe zari zicaye abakuru 24. ngo noneho rero iyo kamba ry'izahabu ni ikamba rya karindwi ry'inyongezo ku bantu banesheje gusa. Kw'ikamba rya mbere ni ikamba ry'ubugingo, irya kabiri ni ikamba ritangirika, irya gatatu ni ikamba ryo gukiranuka, irya kane ni ikamba ry'icubahiro, irya gatanu ni ikamba ry'ubwiza, noneho irya gatandatu ni ikamba ry'izahabu, none ikamba rya karindwi ry'inyongezo kuri bose. Ara ikamba abanesheje bose bazahabwa amakamba nk'uko ari, kandi ayo makamba yose ntabwo abantu bazayahabwa buri wese ngo yabone yose, ariko buri wese afite ikamba rye cyangwa akabona abiri. Ariko ikamba rishushanya izahabu. Byanditswe no mu byahishuwe hariya ibice byaho 14 umurongo waho wa 14. Ayo magambo uko yanditswe turebe uko avuga. Ibyahishuwe 14 umurongo waho wa 14 aravuga hati, mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu, wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe kandi afite umuhoro utyaye mu ntoke ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangurura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Nuko uwicaye ku gicu yahura umuhoro we mu isi, isi irasarurwa. Bisobanura ngo ikamba ni izahabu. Iyo ni ingingo ya 10. W'ikamba ari izahabu ni ukuvuga ngo ikamba rizahabwa abanesheje, bazaba baratsinze isi, bazaba baragaragayeho gukiranuka kose, bazahabwa ikamba ry'izahabu. Hano rero izabisobanura ngo ikamba 11 ni ikigirwamana. Usomye muri Zaburi 115 umurongo waho wa 4 haravuga ngo kuramya kwabo izahabu yabo n'ifeza nibyo bigirwamana byabo. Muri Zaburi 115 twumva uko avuga. Zaburi 115 aratubwira hati, umurongo waho wa 4 aravuga ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoke z'abantu. Uvuga ngo ibishushanyo babandi basenga ni ifeza n'izahabu, umurimo w'intoke z'abantu. Uvuga ngo izahabu nayo ni ikigirwamana. Iyo abantu bakunze ubutunzi cyane, iyo abantu bakunze izahabu cyane kuko nayo ishushanya ubutunzi, abo bantu babihindura ikigirwamana. Nizo mpamvu uwumvaga ko afite izahabu yumvaga ko aruta abandi, akumva ko izahabu yamubereye imana ye. Nuvuga ngo izahabu ishushanya ikigirwamana.
izahabu ku ngingo ya 12 ishushanya ihuru, ikintu ufata kikangirika vuba. Byanditswe muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wawo wa 18. turebe uko hatubwira. Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wawo wa 18 haravuga hati, kuko muzi yuko ibyo mwacungurwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatozwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Ikintu cy'ihuru ni ikintu ushobora gufata witonze cyagucika kikangirika, ariko hano baravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo Yesu, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa mu mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yabahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Izahabu rero ni ikintu cyitwa ihuru, ikintu wafata nabi kikangirika kandi kirimo guhenda. Ubwo rero inzozi zacu, izahabu ni ubutunzi. Ushobora kubona izahabu kubera ugiye kuba umutunzi. Icya kabiri, ushobora kubona izahabu kubera ugiye kugira ubwibone, kuko itera ubwibone nka kuriya kwa Salomo wujuje 666. Byari biberanye na Farawo, byari biberanye na Goliyati, byari biberanye n'umukuru w'itorero ry'i Roma. Iyo 666 bikaza ku muntu wari waratoranijwe n'Imana, umwami Salomo, kubw'ubwibone n'ukwitonda. Icya gatatu, noneho bikakurama. Imana ishobora kukubwira ngo ugiye kurama nk'izahabu ikakwereka izahabu. Icya kane, Imana ishobora kukwereka gutungana. Imana ishaka kukwereka ko utunganye imbere yayo kuri uwo gushimwa, ikakwiyereka mu ishusho y'izahabu. Icya gatanu, ushobora kuba ari ukunesha ibigeragezo. Wageragejwe igihe kirekire, wanyuze mu ruganda, warababajwe, waratotejwe n'ab'isi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 11 avuga ngo, niba bavuga nabi bakabatoteza bakabanga babahora izina ryanje, muzanezerwe kuko ingororano zanyu zizaba ari nyinshi mu ijuru. Abantu bari ku isi yo buba Imana baratotezwa, ariko kwa gutotezwa kwabo Imana ikiyerekana mu ishusho y'izahabu, kuko anesheje ibigeragezo. Izahabu ni ubwami, izahabu ni umutako urimbishijwe neza, izahabu ni ikintu gihenze, izahabu ni ikintu kibengerana, izahabu ni ikamba, izahabu ni ikigirwamana. Nukwirinda kuyikunda kugira ngo idasimbura Imana, nukwirinda kwinjira mu butunzi kugira ngo bwa butunzi budafata icubahiro cy'Imana. Izahabu noneho igahinduka ubutunzi kandi yakubere n'ikigirwamana. Izahabu ni ihuru, ni ikintu ugomba kwitondera. N'agakiza nako kagereranywa n'izahabu, kubera nako ni ukugafata wigengesereye kandi ni ukwirinda, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Petero ya kabiri ibice cya mbere umurongo waho wa 5 avuga ngo icyo nicyo gituma mugira umwete, kwizera mwongereho kumenya, kumenya mwongereho gutungana, gutungana mwongereho gukora ibyiza, gukora ibyiza mwongere urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana mwongereho gukiranuka, gukiranuka mwongereho gukunda abera. Ibyo byose ijambo ry'Imana riravuga ngo ni mubyuzuza mukabikora, ntabwo muzasitara na hato. Ibyo ni mubyuzuza, ntabwo muzasitara na hato. Agakiza rero tugomba nako kugasigasiga kugira ngo katubere nk'izahabu. Ariko icyo twamenya nuko iyo umuntu yeretswe izahabu, ashobora guhaguruka avuga ngo ni ubutunzi gusa, bikaba atari ibyo. Agomba gusoma neza yakurikije ibihe birimo, kuko izahabu ishobora kumugeraho mu gihe afite ubwibone, nabwo ikamuhindukira ubwibone. Izahabu ashobora kuba ari umuntu ushaje, Imana ikaba igiye kumuhakurama, nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo abakiranutsi bayo Imana izabongerera imyaka yo kurama, bikaza mu ishusho y'izahabu. Ushobora kuba utunganye bikaza mu ishusho y'izahabu, ushobora kuba uri wo kunesha ibigeragezo bikaza mu ishusho y'izahabu, ushobora kuba ugiye kwimikwa kugira ngo uyobore abantu Imana yaguhaye, nabyo bikaza mu ishusho y'izahabu, kuko bigereranya ubwami. Bishobora kuba ari umutako,
wenda imyambaro ihenze itagira akamaro, ariko bishobora kuba ari ikintu gihenze, bishobora kuba ari ikintu kibengerana, kuko izahabu irabengerana nk'uko byanditswe hano mu maganya ya Yeremiya ibice 4 umurongo waho wa mbere. Twumva uko hatubwira amaganya ya Yeremiya, turebe uko havuga amaganya 4 umurongo waho. Amaganya ya Yeremiya 4 umurongo waho n'uwa mbere, aravuga hati izahabu ko yatukuye, izahabu nziza cyane ko yahindutse amabuye y'ubuturo bwera, yanyanyagijwe mu mahuriro y'inzira zose. Izahabu ko yafutukuye, izahabu nziza cyane ko yahindutse amabuye y'ubuturo bwera, yanyanyagijwe mu mahuriro y'inzira zose. Hano nani ukubengerana, izahabu ni ukubengerana. Hano mu maganya Yeremiya ibice 4 umurongo wa mbere ushobora no kubona kubengerana, ushobora kubona ari ikigirwamana, byarakubereye ikigirwamana, ushobora kubona ari ihuru, ari Imana ishaka kukugendera ngo witondere ibyo uri gukora, ubifate wigengesereye. Noneho twitondere inzozi zacu kugira ngo ijambo ry'Imana bene data rituyobore mu nzozi zacu. Imana iradukunda kandi igenderera abantu bayo. Muri Amosi ibice 3 umurongo waho n'uwa 7 haravuga ngo nukuri ntacu Uwiteka Imana izakora itamenyesheje abagaragu b'abahanuzi bishwe byabo. Imana yari itugezaho ubusobanuro kugira ngo igihe turonye inzozi cyangwa tugize iyerekwa cyangwa tugize ihishurirwa cyangwa tugize ibonekerwa cyangwa tuhawe ubuhanuzi, ibyatugeraho byose bije mu ishusho y'izahabu, tumenye uko turabyinjiramo kandi dutunganye umurimo w'Imana. Imana ibafashe aho muri mwese musobanukirwa izahabu niki, kandi nimubyitondera. Imana izabafasha kandi izabayobora kugira ngo ijambo ryayo ribagereho ari ukuri guturutse mu byanditswe byera. Hari abashobora kurota inzozi zo mu ruho. Abantu benshi bagira umuruho bakananirwa cyangwa bakagira ibyifuzo bikabyiganira mu mitima yabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bya bindi bibyiganira mu mitima yabo ngo murasenga ntimuhabwe, kuko mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi riri mu mitima yanyu. Ariko hari muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 13 aravuga ngo amakimbirane aturuka he, ngo ntava mu byo murarikira bibyiganira mu mitima yanyu, byamara bigakura bikabyara icyaha, byamara kubyara icyaha cyaha kikabyara urupfu. Nukugira ngo mumenye gutandukanya inzozi ziturutse ku Mana n'irari ry'abantu. Hari ikintu cyitwa reve, inzozi z'umuruho. Hari n'ikintu cyitwa sonje, inzozi Imana yakoreshaga ikoresha abagaragu bayo nka ba Daniel, yakoresha ikintu cyitwa inzozi ariko cyitwa sonje. Ntabwo yakoreshaga reve. Reve ni iz'umuruho, abantu baryamye bananiwe, abantu baryamye bafite imirima mu mitima yabo, abantu baryamye badatunganye, haza inzozi zihuje n'ibyifuzo no kurarikira kwabo, bakaza gusobanura inzozi nk'uko bidakwiye. Ariko bene data ndabakangurira gukurikira neza izahabu. Ni ibintu 12 mugomba gufata kugira ngo Uwiteka nakugendera anyuriye ku izahabu, uzahaguruka uzimba Imana ishaka kunkoresha iki. Mu murimo yaduhamagariye iradusanga kandi katugendera mu iyerekwa cyangwa mwibonekerwa cyangwa mu nzozi cyangwa mu kimenyetso n'igitangaza cyangwa mwihishurirwa cyangwa mu buhanuzi cyangwa mu nyandiko zidasobanutse. Ibyo byose aba ari kugira ngo dusoze umurimo wayo nk'uko ishaka. Imana idukomeze uyu munsi wa none twubahirize inzozi zacu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Imana igumisha Pasiteri, wasoza utanga adresse yawe. Ni Mpazibirego Pierre, nimero ya telefone ni 078 669 669 078 669 nimero ya WhatsApp. Bushatse mwafungura, kubashaka inyigisho mwakanda subscribe, ndetse n'amasirabisi yanditse kubifuza kuzayagura mwahamagara kuri iyo nimero. Aho mwaba muri hose, abari mu mahanga yose turatubohereza za sirabisi, igitabo ca Daniel n'ibyahishuwe kugira ngo bakire ubusobanuro bw'ukuri, maze ijambo ry'Imana risho kwamamara mu mahanga yose. Murakoze, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo.
amina. Pastor akoze Imana iguha umugisha. Tubasaba abantu muri mukurikira ubutumwa bwacu, mugende mukore subscribe, mukoreshe ubutumwa mugende mugeza ku bandi, ntimubwihererane. Imana iba umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.